Isashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Riza naduterera akaririmbo hanyuma tube tuganira. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ya 62 yo mu gitabo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu gihe cyo gusenga ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi. Haleluya. Haleluya. Rero nshaka kubagira inama uyu munsi bana banjye. Murabizi ko duhora dusenga buri munsi, tuba tugomba guhukurana no kugirana inama. Inama y'uyu munsi rero iravuga ngo ntukagire abagore babiri icyarimwe. Ntabwo ibyo bintu byemewe, Imana ntabwo ibikunda. Niba uri umusore utekereje gushyingirwa, uba ugomba kureba umukobwa mwiza, umukristo usenga wubaha Imana, ukamurambagiza, ukamusaba, ukamukorera ubukwe neza, mugasezerana imbere y'Imana, ukamushyingirwa mukabana, apana kugira abantu babiri icyarimwe. Niyo nama rwose nshaka kubaha uyu munsi, iyo nama nabageneye, kandi abakobwa nuko. Nta mukobwa ugenewe kugira abasore benshi, umuntu agomba kuba afite umwe, byakwanga undi akamurambagiza, byakwanga undi akamurambagiza, gutyo gutyo. Nako njye Olivier yanyatse urukundo. Siko nanjye yarunyatse. Kumana Se muri mu biki? Vugisha ukuri. Yanyatse urukundo. Olivier ataraga agiye ukunda. Nabivuge sahari se. Pastor, ngiye rero ntago ntendeka. Nkuko wari bitwigishije. Ngiye ku giti cyanjye. wiriwe. Ku giti cyanjye nyine. Wiriwe neza. Anje gusenga. Yego ni karibu. Ikomeza Nibyo utoke. nababwiraga. Njye nagira ngo ngerageze Imana ndebe ko yamitiramo umuntu nkwiriye, umuntu wanjye wa nyawe. Ukababwira bose ko bakunda Olivier. Ntabwo bimeze pe. Okay, reka twemere ndabwo ko ari byo, ariko ntabwo ibyo bintu Imana ibikunda, ntabwo ibyo bintu Imana ibishima. Bibaye byiza waba ubwiye umwe, no kugerageza Imana ntabwo ari byiza. Ubwira umwe, wabona bitagenze neza nk'uko wabiteganyaga, ukaba wabwira undi. Ukagerageza nyine kugeza igihe Imana izagushimira ikakubwira iti mwana wanjye uyu nguyu niwe wawe. Olivier, nk'uko nakomeje ndakubwira rero, ugomba guhitamo umwe. Ntabwo abantu bose wagiye ubwira ko bakunda, ubuse bamenya bimeze gute. Buri wese yajya ategereza ngo Olivier azaba umugabo wanjye, undi agatekereza ngo Olivier niwe Imana yamgeneye, bagahora mu masengesho amava agakoboka. Ugomba kwihitiramo naho ugasigara usengera niba wahisemo ari Imana yakugeneye. Si Imana ishobora kuremera umuntu ibintu bitatu ngo ahitemo kimwe. Olivier. Ndebye rwose. Kana kazi. Ndabo kandi. Olivier. Ukunda ukunda cyane. Mbere ariko nanjye ntabwo nkwanga.
kandi ibi ndakeka ari ukwigora pe. wamfashije basi nuko ndakunda Olivier nabasha kukwitaho mu buzima bwose naguha keya urakoze. se muri ibyo bitatu basi ntabwo yaba ari igihe kimwe wahitamo Muri ubu buzima ntabwo twihitiramo, Imana ni kugenera igikwiye. Olivier nuko ndagukunda Olivier nk'uko wambwiye ko nkunda ni ukuri nanjye ndagukunda kandi naba umugore mwiza wo kukwitaho ntabwo wakaye zose zishoboka. Mwaretse kwigora. Ntabwo nkwibi byose pe, ntabwo nkwibi byose. ntabwo wakaye zose zishoboka. nanjye no kwenda gukunda n'ibirenge nabikoza pe. Murakoze. Ubwo ndabisengera, Imana niyo irampa amahitamo. amazi rero ngo gukoze igikorwa umugabo se urabona wowe Cyangwa umugabo se yajya nabo gufata babariye. indabyo atabanje no kunywa. Ndera. Njye naje gusenga ntabwo naje gutwara abagabo pe. Ntabwo naje gutwara abagabo hano. Nese we hari ukuvuze kandi Abonye ibyo muri. Kambabwire rero mwa bakobwa n'abahungu banjye kuri Imana ni igitangaza. Cyane. Imana yazanye Karine kugira ngo igaragaze ko iby'Imana ari ugutegereza. Mwese yarababwiye kandi ntimwari muzi ko na Karine yaza kandi nawe ni umukobwa Olivier yanamureba kandi Imana iramutse ibihaye umugisha yaba umukunzi wa Olivier. Murumva rero iby'Imana ni ugutegereza. Mwa bakobwa mwe nawe mwa basore mwe mujye muza musenge musabe Imana ibyo mushaka byose Imana iratanga, ariko cyane cyane mwa bakobwa mwe mwaje gushaka Yesu ntabwo mwaje gushaka Olivier. No kuri pe. Sibyo? Niba yarabwiye ko abakunda ntacyo mwe mujye muza musenge igihe cyanyu kizagera kandi Imana izabasubiza.